Murakoze cyane ndabasuhuje mwese mbahaye ikaze kuri Frabani Official TV. Uyu munsi tuje mu ishuri ndi kuganira n'abanyeshuri, ndi kumwe n'abanyeshuri banjye, nubwo abanyeshuri banjye kubera impamvu zabo bwite ntari buberekane, ariko uyu munsi turi kuganira n'abanyeshuri mu ishuri ryacu. Mbahaye ikaze rero abagiye kubana na mwarimu Flavia Banenema. Mwarimu uyu murimo wo kwigisha ndawukunda cyane, ni umurimo nkoze imyaka myinshi, ariko cyane cyane nigisha abanyeshuri banjye abenshi ni abagore bubatse ingo, ni abamama bari mu muhamagaro wo kubaka cyangwa se ababyeyi bubatse ingo, nibo turi kumwe muri iri shuri ry'uyu munsi, nibo turi kuganira, nibo tumaze igihe tuganira. Uyu munsi rero ishuri ryacu tubahaye ikaze n'abari kudukurikira bari kure batari kumwe natwe, abari kudukurikira bose tubahaye ikaze namwe mu ishuri ryacu muri kumwe na mwarimu Flavia Banenema. Uyu munsi rero nk'abamama bubatse turi kumwe mu ishuri tugiye kuganira ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se isomo ryacu ry'uyu munsi cyane cyane turibanda ku mpamvu zatumye dushaka. Hari igihe nganira n'abanyeshuri banjye ari bo bamama cyangwa se abagore bubatse ingo, yaba bakuze cyangwa batoya, ugasanga afite nk'ikibazo amaze iminsi arwana nacyo mu rugo, akabona ntigihinduka, akabona afite nk'ikintu abona arwana nacyo ashaka ko gihinduka, hari ikintu kiri kumubabaza cyangwa se kumubangamira mu rugo rwe, ukabona yabuze uko akitwaramo cyangwa se ukamubona kimubereye ikibazo cy'ingutu. Ikibazo mu rugo cyangwa umuntu wubatse kigira uburemere bitewe na nyiracyo. Hari ikibazo ngiye nshaka kugira mu rugo, wowe ukabona kiroroheje, cyangwa wowe ukakigira ngiye nkabona kiroroheje cyangwa nkabona kirakomeye cyane, wowe ukabona cyoroheje nyiracyo ngiye nkabona ari ikintu gikomeye. Rero uyu munsi tugiye gusubiza amaso inyuma nk'abamama twubatse, nk'abagore turi mu rugo. Uyu munsi tugiye gusubiza amaso inyuma turebe urugo twubatse uyu munsi rwatangiye rute, ese impamvu yo kubaka yabaye iyihe? Mu by'ukuri impamvu zo kubaka zishobora kuba nyinshi cyangwa se impamvu zo kubaka ikaba imwe. Kuba abanyeshuri banjye turi kumwe uyu munsi nabajije, abenshi bambwiye ko impamvu zo gushaka, bamwe bavuze ati ni urukundo, njye numvaga mukunze cyane. Rimwe nzabasomera ibibazo bansubije bandika, nzabibasomera turi kumwe, ariko abenshi bavuze ko icyabateye gushaka ari urukundo. Bake bambwira izindi mpamvu zitari urukundo. Bamwe bambwira ko impamvu bari mu rugo ari bumva ari umuhamagaro wo gushaka, ariko mubona bagerageje kubaza uyu munsi ntawe bashyizeho itegeko ngo ashake, ariko hari n'abashaka kubera itegeko. Rero bake bansubije ko bari mu muhamagaro, numva twabanza tukavuga tuti se ubundi umuhamagaro n'itegeko bitandukaniye? Itegeko ni itegeko, itegeko rero rifite amabwiriza, iyo utaryubahirije, iyo utubahirije itegeko urahanwa. Hari ibihano bihari ku muntu utubahirije itegeko. Ese ku muhamagaro wo bigenda gute? Umuhamagaro rero umuhamagaro ni amahitamo y'umuntu, umuntu abahisemo aba n'amahitamo umuntu yakoze, kuko gushaka nimba ari umuhamagaro, niba umuhamagaro umuntu awuhitamo, hari n'abahitamo kudashaka, agahitamo kwibera wenyine, akumva niyo mahitamo ye, akumva niwo muhamagaro we, akiyegurira Imana, cyangwa se akavuga ati ngiye kwiha Imana, ndaba umubikira cyangwa ndaba padiri, nta byo gushaka umugabo, nta byo gushaka umugore. Byose ni amahitamo y'umuntu. Rero umuhamagaro umuntu awuhitamo, akawitegura, akavuga ati ngiye kwitegura kuba padiri, ngiye kwitegura kuba umubikira, ngiye kwitegura kuba umugore, ngiye kwitegura kuba umugabo. Umusore akitegura akavuga ati ngiye umuhamagaro wanjye no gushaka, ngomba kwitegura, ndi umusore ngomba kwitegura kuzaba umugabo mu rugo, kuzaba umupapa, kuzaba umugabo mu rugo. Akitegura, akamenya inshingano zimureba, akamenya inshingano zimureba nk'umugabo. Umugore akitegura, akavuga ati ngiye umuhamagaro wanjye no kuba umugore, ngomba kubyitegura, akabyitegura mu mutwe, sibyo? Rero umuhamagaro n'itegeko ni ibintu bitandukanye, ariko abenshi ababashije kunsubiza iki kibazo uyu munsi baransubiza bati ngiye ndi mu muhamagaro wanjye. Ese iyo umuntu ari mu muhamagaro wundi ni ikintu uba warahisemo ukagitekerezaho, ukanagitegura, ukajya mu muhamagaro udahubutse. Umuhamagaro usaba ngo witegure neza. Rero kubera ko impamvu nyamukuru yo gushaka yakabaye urukundo, tugiye kuganira uyu munsi mu ishuri ryacu, tugiye kuganira zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu yashaka akinjira mu muhamagaro wo kuba
umugore wenda atanabyiteguye neza. Kubera ko impamvu mvuze ngo dusubize inyuma turebe impamvu zatumye dushaka, hari igihe umuntu muganira nkuko nari ndi kubivuga ugasanga afite nk'ikibazo arwana nacyo mu rugo, ariko wasubize amaso inyuma ugasanga cyatangiye kera n'urwo rugo atararwinjiramo, ugasanga ikintu ari kurwana nacyo uyu munsi amaze imyaka 5 mu rugo, cyangwa amaze imyaka 12 mu rugo, cyangwa se ikintu ari kurwana nacyo muri iyi myaka 20 amaze mu rugo, ni ikintu gifite intandaro mu mpamvu zatumye ashaka. Urugo, kubaka urugo ni mperutse kuvuga ngo kubaka urugo ni buri munsi. Urugo rufite ibintu byinshi. Nimba urugo tugiye kurufata nk'inyubako umuntu yubaka, uyu umuntu agiye kubaka arabanza agasiza ikibanza, yamara gusiza ikibanza agacukura, akamenya hazajya inkingi, akamenya amabuye ajya muri fondasiyo, akamenya umucanga ujyamo, akamenya sima ijyamo, akajya muri fondasiyo. Buriya akenshi n'uzabona n'inzu bayisana, akenshi bashobora gusana igisenge, bagasana inkuta, amadirishya bakayimura cyangwa imiryango, ariko fondasiyo burya biragoye ko umuntu ayisubiramo iyo fondasiyo yabaye nabi cyangwa fondasiyo yagize ikibazo. Tugiye gusubira inyuma rero turebe muri fondasiyo y'urugo rwacu, turebe ibibazo waba uri kurwana nabyo. Kuba ufite ikibazo ntabwo ari abantu bose bubatse ngo baba bafite ibibazo. Turebe umwe mu bo bafite ikibazo n'urugero, turebe ko ikibazo afite kitari muri fondasiyo, kitari mu buryo yatangiye uwo muhamagaro, uburyo yatangiye urugo, ikintu cyatumye ahitamo gushaka ni igiki. Reka mbaze bamwe mu bo turi kumwe hano bambwire zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu ashaka zindi zitari urukundo. Murakoze cyane. Impamvu ya mbere ishobora kuba sosiyete cyangwa se abantu. Umuntu ashobora guhitamo gushaka kubera sosiyete imumereye nabi, cyangwa se umuryango cyangwa inshuti ze. Ugasanga umuryango, inshuti zawe cyangwa abandi bantu mukorana cyangwa abo mubana bakakubwira ati kana ufite imyaka myinshi rero nawe umaze gukura, birakwiye kushaka umugabo. Cyangwa se umusore runaka ahantu akorera, cyangwa se ahantu asengera, cyangwa se mu muryango we ati umusore we umaze kugiza imyaka 30 n'ingahe, umaze kugira imyaka 40, umaze kugira imyaka runaka. Ugasanga abantu muhuye muri sosiyete cyangwa se ahantu uba cyangwa abantu bari iruhande rwawe baragukangurira gushaka, barakwibutsa ko imyaka yagiye, barakwibutsa ko hageze ugatangwa, harageze ko igihe kigeruka ugashaka cyangwa kubaka urugo. Ugasanga nimba uri umusore ufite ababyeyi, papa bakakubwira ati shangiye ngize imyaka 40 nari mbyaye 4, none wowe ugize imyaka 40 utarashaka, uri mu biki? Mama wawe akaba yakubwira ati mwana wanjye kuri umusore uri umuhungu, akakubwira ati dore kwa runaka abo tungana murumuna wanjye arashyingiye abana be, wowe narakurihiye amashuri urize, ayo mashuri uri kwiga uzarangiza ryari, kudashaka ngo uduhe umugore. Sosiyete rero ishobora gutuma ushaka wenda bitari no muri gahunda, ariko avuga uti papa mereye nabi nimba mufite, mama menyereye nabi nimba mufite, bashiki banjye cyangwa basaza banjye bamereye nabi. Abantu bakugose cyangwa abantu bari iruhande rwawe cyangwa abantu muri kumwe, abantu mufatanya wenda mu kazi cyangwa abo musengana cyangwa abo muhingana nimba umuhinzi, abo mujyana kurangura nimba umucuruzi, bakakubwira ati bite byawe ko ntacyo tubwira, samudi yawe uzagera ryari. Ugasanga abantu muri kumwe cyangwa bakuzengurutse bakubereye impamvu yo gushaka, avuga uti wa mugani ibintu bari kumbwira nibyo, imyaka imaze kumbana myinshi reka ngire nshaka umugore, imyaka imaze kumbana byinshi reka ngire nshaka umugabo. Nimba uri umukobwa ugasanga barakubwiye bati imyaka yo kubyara kuri kurenga, igihe cyawe cyo duha abuzukuru ko kiri kurenga, igihe cyawe cyo kurambagizwa ko kiri kurenga. Nimba uri umukobwa ugasanga bagukizeho pressure cyangwa se bagushyizeho ihutihuti, bigatuma utekereza gushaka wumva ntawe urabona ukunze, urukundo rutaraza rw'umuntu wakunda, ariko uti kubera ko umuryango umereye nabi, kubera ko irungano rwanjye rundi rwashatse, reka nanjye nshaka umugore. Iyo ni impamvu imwe ishobora gutuma ushaka, kandi wenda atari umuhamagaro wawe, nta n'urukundo rukurimo, utarabona n'uwo mukundana, ariko kubera sosiyete iri kugushyiraho, kubera abo mubana bari kugushyiraho pressure cyangwa kubaza ibibazo byinshi, ukavuga uti reka nshaka umugore nge nabakira. Iyo ishobora kuba impamvu imwe kugira ngo umuntu ashake. Indi mpamvu ya kabiri,
ubutunzi cyangwa se ibintu, umuntu ashobora kujya mu rugo cyangwa se agashaka umugore runaka cyangwa umugabo runaka akurikiye ubutunzi bwa wa muntu, akurikiye ubutunzi wenda kavuga ati kubera ko afite ubutunzi, kubera ko afite ibi n'ibi, ngiye kumukurikira, ngiye kwemera mukunde kubera yuko ndabona nta kibazo tuzagira by'amafaranga, ndabona tuzaba dutuye mu nzu nziza, ndabona tuzaba tugenda mu modoka nziza. Ibintu umuntu atunze bikaba byakumotiva cyangwa bikaba byakubera impamvu yo kumwemerera ngo mubane. Waba uri umuntu ukunda ibintu, umusore ashaka gukunda ibintu umukobwa afite, umukobwa ashaka gukunda ibintu umusore ashaka gukunda ibintu umukobwa afite, n'umukobwa ashaka gukunda ibintu umugabo afite cyangwa umusore afite. Akavuga ati nubwo numva ntamukunda cyane, nubwo numva atanshitura, ariko tubanye bitewe n'ubutunzi afite ndabona ntazawukena. Umuntu akaba yitinyira kuba umukene gusa, akavuga ati bitewe n'ibintu uriya muntu yubatse twabana, bitewe n'ibibanza afite n'amazu n'amamodoka, bitewe n'impamvu izi, bitewe n'akazi akora kubera ko yize amashuri aya n'aya, ndabona nta bukene nzagirira muri rugo, reka nemere tubane. Akaba yavuga ati ngiye kubana na runaka kubera impamvu ye. Icyo gihe rero iyo waje kubera impamvu z'ubutunzi, bwa butunzi iyo bugiye nawe urabyumva. Nimba waragiye mu rugo kubera amafaranga, ya mafaranga yabuze nawe urabyumva cyakujyanye nta gihari. Rero ni kimwe nimba umuntu ashatse kubera umuryango cyangwa inshuti cyangwa abandi, ba bantu bahora bagusakuruza amajwi yatangiye gushira mu matwi yawe, uravuga uti harya ubundi ndi mu biki, nashatse bigenze bite. Iyo nayo ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma umuntu yajya mu rugo kandi atari urukundo nyamukuru rumujyanye. Indi mpamvu ishoboka ni ubuhungiro. Umuntu ashaka kujya mu rugo ari nk'ubuhungiro, akavuga ati wenda ngewe ntabwo mfite ahantu mba, ninshaka umugabo nzabona aho mba. Ntabwo mfite ahantu mba, ninshaka umugore ufite ubushobozi bizanyorohera kugira adresse cyangwa bizanyorohera kugira ahantu ho kuba. Mu by'ukuri ukajya mu rugo ari nk'ubuhungiro, ukaba uri nk'umwana w'imfubyi, urererwa wenda kwa muyomba wawe, uyobererwa wenda kwa nyoko wanyu, urererwa wenda kwa nyogokuru, urererwa mu muryango wenda ukurira gusa nta n'ikintu mupfana, ariko ukavuga uti se nzaba muri ubuzima kugeza ryari, ndumva ibyo aribyo byose ngomba kugira urugo rwanjye. Ukajya mu rugo uhunze ibibazo byo hanze, ushaka kujya uri imfubyi ukagenda mu rugo uhunze ubupfubyi, ukavuga uti wenda ningera mu rugo nzaruhuka, ukavuga uti wenda ningera mu rugo nzaba ndi mu rugo rwanjye. Ukajya mu rugo ari nko guhunga ibibazo by'ubupfubyi, ari uguhunga, ukavuga uti ahantu mba bigimeze uku, wenda guhora ngenda muri ghetto ibi n'ibi, nta muntu unyitayeho, ndi imfubyi, ndababaye, ariko ningera mu rugo rwanjye nzaba mfite ijambo mu rugo rwanjye, nzagira urugo. Ukajya mu rugo ari nk'ubuhungiro, ukaba ufite ikintu uhunze mu muryango cyangwa se muri societe, ukaba ufite ikintu uhunze, ukagenda mu rugo ari nk'ubuhungiro. Ushaka no kuba utari imfubyi, ukaba ufite nk'ababyeyi wenda, ukaba ufite nk'ababyeyi b'abasinzi n'urugero, ukavuga uti uru rugo ruhoramo ubusinzi n'amakimbirane, ngiye kubihunga nigire mu rugo rwanjye, ngiye gushaka umugabo, uyu muhungu arankunda, uyu muhungu aranyemera, nitubana bizatuma mpindura aho kuba, mpindura adresse, mve muri uru rugo mbamo. Ababyeyi banjye wenda n'abasinzi, ababyeyi banjye bahora barwana, cyangwa se uru rugo rurimo ubukene, wenda reka mpunga ubu bukene bw'iwacu, reka mpunga buno buzima. Hari umuntu ujya mu rugo rero akagenda ahunze ari nk'ubuhungiro, akavuga ati nta mahitamo mfite, reka nigendere wenda iki kizakemuka, reka nigendere wenda byagenda gutya. Rero ubuhungiro, impamvu y'ubuhungiro ubwo ndimo ndabivuga, hari uri bwisange yarashatse wenda ari nko muri iki cyiciro, ukagira ngo wakunze umuntu, ariko mu by'ukuri hari indi mpamvu iri inyuma iri kugusunika, iri kukwemeza gukunda uyu muntu ngo wigendere, wihungire, wigire mu rugo rwawe. Ukagira ngo wakunze umuntu, ariko wasubiza amaso inyuma ugasanga ni ubutunzi bwagukuruye. Ukagira ngo wakunze umuntu, ukagira ngo ugize igihe cyo gushaka, nyamara n'abandi, ni umuryango cyangwa abandi bagusunikiye mu gushaka, bakakubwira ati dore abo mungana, imyaka yawe irakujyanye, dore abo mungana barabyaye, abo mungana dore abana babo bariga, nawe ukavuga uti ariko di naratanzwe, narasigaye,
reka nanjye ngende nshake. Impamvu ni nyinshi, izindi tubashije gutanga uyu munsi, ariko impamvu ni nyinshi. Ushaka gushaka hari indi mpamvu igusunitse atari urukundo. Ubwo twari turi gusubiza amaso inyuma ngo turebe nimba ikintu turi kuganira nacyo mu rugo uyu munsi atari ikintu cyaturutse mu mpamvu zatumye tuza gushaka. Ubundi impamvu nyamukuru yo gushaka yakabaye urukundo. Impamvu nyamukuru yo gushaka yakabaye urukundo, kuko gushaka ntabwo ari itegeko, ni amahitamo. Umuntu ashobora guhitamo gushaka cyangwa agahitamo kudashaka. Ariko iyo wese ushaka no guhitiramo kudashaka ukumva nibyo bikunyuze, ariko kubera abandi, kubera bakuzengurutse bakajya bahora bakubwira ibyo gushaka, nawe ukavuga uti urungano rwanjye tumaze kujya guhemba runaka, twahimbye runaka, ni njyewe biti, ukavuga uti ariko wa mugani ubu nanjye sinkwiriye gushaka. Rero ushaka kujya gushaka hari ikindi kintu kigusunitse kitari urukundo. Usubize amaso inyuma urebe urugo urimo uyu munsi, ese ni iki cyatumye ushaka mu by'ukuri? Wari ukunze uwo muntu wumva nyine wumva bikurimo ari umuntu wakunda ukamwitangira? Ku basoma Bibiliya hari ahantu Bibiliya ibwira abagabo ngo bagabo mukunde abagore banyu, ngo mubakunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Mu by'ukuri icyo ni ikintu gikomeye. Nimba uri umugabo wubatse urugo, umenye ko ufite iyo nshingano yo gukunda uwo mugore mubana, ukamukunda. Bibiliya iyo ibigereranya ku bakristo, Bibiliya ibigereranya ngo nk'uko Kristo akunda itorero akaryitangira. Ese nimba uri umugabo wubatse, umugore wawe uramukunda ku buryo wumva wamwitangira? Ubu duhaye abagabo nk'abangahe tukababaza urugero bakunda abagore babo, nimba ari urugero nk'urwo Bibiliya igezaho, ese ukunda umugore wawe ku buryo wanamwitangira? Icyo ni ikibazo, ni umukoro abagabo bafite, gukunda abagore babo. Ikindi nanone Bibiliya ibwira abagore ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira Kristo. Mu by'ukuri ibyo bintu birakomeye. Ese wa mugore uri mu rugo, nimba wubatse ufite umugabo, ugandukira umugabo wawe ukageza kuri icyo kigereranyo Bibiliya igereranya ikavuga ngo bagore muganduke. Kuganduka ni birebire, ni bigari, tuzabiganiraho wenda dufite umwanya uhagije bitari uyu munsi. Ese mugore nimba wubatse urugo, ubona wubaha umugabo wawe? Ubona umugandukira, ukamugandukira ukageza ku kigero Bibiliya iduha? Bibiliya ivuga ngo mugandukire abagabo banyu, wowe mugore ugandukira umugabo wawe nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ese birashaka ko umugore mu Kristo yagandukira umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo? Ibyo muraza kudufasha, muratwandikira muri comment, cyangwa se abanyeshuri banjye muranyandikira mu gikari, tuzabiganiraho ubutaha. Ariko uyu munsi twari turimo tureba impamvu zindi zitari urukundo zishobora gutuma umuntu ashaka. Ndashimira abanyeshuri banjye rero, abenshi mwese mwambwiye ko impamvu nyamukuru ari urukundo, ariko bake bagiye bagenda batazi impamvu. Umukobwa mukaganira ko bati ngiye nashatse umusore yari yanteye inda, amaze kuntera inda, amaze kubona ko ntwite, mbona nta yandi mahitamo, ndamwemera. Umusore mukaganira ati ngiye uyu mugore tubana tumaranye imyaka igera mu 8, ariko nuko namuteye inda par accident, ntabitekereje, ntago muri nge nigeze mpanga kubana n'umukobwa ureshya gutya, ntago nigeze mpanga kubana n'umukobwa w'inzobe, sinigeze mpanga kubana n'umukobwa w'igikara, sinigeze mpanga n'umukobwa ufite amashuri aya, sinigeze mpanga kubana n'umukobwa umeze gutya na gutya, ariko twakundanyeho gato, tuvuganaho gatoya, dushiduka, namuteye inda, mbona nta yandi mahitamo, mbona sinamuhemukira umuntu mfite uyu mwana, ati turabana. Ukumva babanye kubera inda, babanye kubera ko byagenze uku, umwana wanjye atavukira mu gasozi, umukobwa nawe ati wacu batagira ngo nabyariye mu rugo, batazagira gutya, ukaba wagenda ukamana n'umuntu ariko atari we mahitamo yawe, nta rukundo rugusunitse, ahubwo usunitswe n'izindi mpamvu. Ni byiza rero niba turi mu rugo dusubize amaso inyuma turebe, ese impamvu yatumye nshaka ni iyihe? Ese niba mwarakundanye igihe kingana gute? Ese dusubije amaso inyuma mu gutangira umuryango wacu cyangwa mu gutangira urugo rwacu, muri fiancé twagize fiancé ingana gute? Uko fiancé yawe ingana kose si ikibazo cy'uko ingana, nimba ari fiancé y'ukwezi kumwe, nimba ari imyaka 5, nimba ari imyaka 10, simbizi, ariko ukavuga uti se iyi fiancé twagize twayimarishije iki? Muri fiancé twaganiraga iki? Muri fiancé byagenze gute? Twiteguye gute? Ushaka kwisuzuma wowe mugore ku giti cyawe ukavuga uti uru rugo ubundi ndimo narwiteguye gute? Ushaka kwisuzuma uri umugabo ukavuga uti se ngiye wundi urugo narwiteguye gute? Ugasubiza amaso inyuma muri fondation ukareba. Ntago turi gusubiza amaso inyuma ngo duhindure ibyatambutse. Impamvu turi gusubiza amaso inyuma no kugira turi ko twahindura ibyejo.
duhindure by'ejo hazaza. Hahise ntabwo twahahindura, ariko nibura gusubiza amaso inyuma tukareba hahise biradufasha noneho kugira ibyo dukosora ejo hazaza. Biradufasha gukosora umubano w'ejo hazaza. Wenda uko mwakundanye, uko mwabanye, imyaka mumaranye, ntabwo twayihindura. Ibyabaye ntabwo twabihindura, ahubwo turi kuganira kugira ngo turebe ko ibyatambutse ahahise hashobora kudufasha gukosora ahazaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndumva isomo ry'uyu munsi ryarangirira aha ngaha. Impamvu nyamukuru yo gushaka yakabaye urukundo, ariko hari izindi mpamvu nyinshi. Ari abanyeshuri turi kumwe, ari abadukurikiye mwese, muze kudufasha mutwandikire muri komenti, ese izindi mpamvu zishobora gutuma umuntu ashaka ni izihe? Impamvu zaba nyinshi rero, zaba 5 zagera mu 10, ushaka gukora urutonde rw'izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu ashaka. Muraza kudufasha mutwandikire, mutubwire izindi mpamvu nazo tuzaziganireho. Mu by'ukuri impamvu nyamukuru yakabaye urukundo, ariko hari igihe twisanga dufite izindi mpamvu zadusunitse zitari urukundo. Rero dusubize amaso inyuma, turebe fondasiyo y'urugo rwacu ko rwarutangiye. Dusubize amaso inyuma, biradufasha gukosora ejo hazaza, biradufasha gukosora imibanire yacu n'abo turi kumwe ejo hazaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.